miliyoni 30. Kimweru kimwe nkaba ndi kumwe nawe dukundana mu kimweru kimwe nkuzuza inzozi zanjye z'ukundana namaze kurota ko njye nawe twakundanye byarangiye. Hanyuma nyuma y'icyo cyumweru agaruke bakomeza umugore wawe. miliyoni 30. Ya. Nsabahindura ubuzima mwaguramo igipangu mugafungura agashopu mugacuruza gukomeza kugira. Kandi abizi nawe azagaruka afite ibyo namushopingiye abayeho neza amatara ubuzima bwahindutse. Twubahana. Ndasuzuguritse. Pe ndi kubyemera. Ariko winsuzuguza ifaranga ryawe. Ago miliyoni 30. Ja ahantu kure. Bro. Ja ahantu kure. Miliyoni 30 va cyangwa. Ninshaki. Icyumweru kimwe ukaniza umugore wawe. Ninshake sinzazitunge. Nawe ariko ntuzazibone mu mugore wanje mu cyumweru kimwe. Ninzu turugukondesha. It's okay. Ha ari sambu turuguha. It's okay bro, it's okay. Kandi n'ikindi kintu nakubwira kimwe. We nawe nyitondesha. Miliyoni 70. Birumvikana ijoro miliyoni 5, amanywa miliyoni 5, miliyoni 10 ku munsi. Iminsi 7 gusa. Icyo nshaka no kuzuza inzozi zanjye zikaba impamo. Murabyumva mute? Miliyoni 70 bro. Miliyoni 70. Z'amanyarwanda. Nyura hano tuje mu rugo. Nyura hano. Irukanka se genda. Miliyoni. Chani la mikino zanga mu. Ya. Genda seri. Ja mu rugo ngaho da. Ja mu rugo. Miliyoni 70. Munizi icyumweru kimwe kitarengaho n'umunsi n'umwe. Hanyuma umugore wawe agaruke. Nta kindi gihe nshaka nuko ngira ngo nzuze inzozi zanjye. 70. Ubwo muraza kumvugisha. Umugore we. Mano, biteze. Samwana. Kumamagese byihutirwa namahoro. Ahajya navuye ku nzoga. Yave. Shize ukwezi. Nashaka kunywa ngasinda. Cyangombwa ukashakira hari undi buteri bipfunsi cyangwa se byagenze gute se? Hari ikibazo cyabaye muri business bakwije amafaranga. Byagenze gute nyine ku buryo umva ukine gusubira ku nzoga ugashaka ahantu kubita ibipfunsi rumba wowe mbwira man nta kibazo. Mbwa mbere ngiye gutsindwa mu buzima ariko ntabwo bishoboka. Ushobora kwizera ko wa mukobwa ari umugore w'umugabo? No way. Yeah. Ni umugore w'umugabo? Nitega kari musaza wiwe. Ushobora kwizera utambwira ko bagukeneye? Naje kwisanga
ngo witwaga ariko ari musaza wiwe ngari umugabo ose kirama rero kwinshira cyane ntabwo nigeze nkubaza neza uko byagenze nuko mwahoye fresh ariko se nimba bwa mbere mwaraga bakira musaza we kuki bakubeshya nari umukiriya kandi nkwize umukiriya n'umwami yego iyo anyereka ko ari umugabo we nanjye nabona kugura ko nicyo cyari gitumye njya kugura numva nahise namugurangurira n'indi komande kujya kungurira ibindi nimba barageze iwabo gusa nyine wabonaga nawe atishimye kubimbwira ariko ntabwo ndi kumva ukuntu Mukritasi ukuntu ameze mwana ntabwo ndi kubyumvisha nyine ko ari umugabo wiwe wenda ufite ubukene bwa hatari manu muti kurya ikibi karuvati kitazi no kwambara n'ishati boda boda imyenda babaye bazi ko ndaje ahangaha mbitekerezaho biranga njye mu kazi naho numva ni mu kazi ndi bukica imise nicara ahangaha uje ndi gutekereza nyine kujya mu kazi ntabwo ari kugashobora nimba umukobwa urumashe kumwiyumvamo gutyo ndakeka akazi none atari ngombwa kumeze nk'umuntu uri kure kumeze nk'umuntu uri kure gutekereza iki gutekereza bw'amafaranga yego wakoze ishimwe ubu nta kintu uri kuyatekerezaho reba amadeni dufite reba ubuzima tubayeho kano kanya amezi amaze kuba 3 y'inzu nyirinzu ahora hano nduru menya ngo sinzi uje ngo kwiduka menya ngo sinzi uje menya uhora mu ntambara z'amadeni za buri munsi nta n'igitekerezo ufite cyaho kuyakura bazi ngo tuvuge ngo turategereje ariko igihe runaka azaboneka ibyo bibazo byose birangiye nta kazi urabizi n'akazi dukora n'inyungu tuvanamo nayo uba uri kwishyura amadeni n'igishoro kigezeho kirabuze ese ubwo bizagenda bite amaherezo y'ibi bintu ubona ari ayahe amaherezo ya byose ni tombora wasanga n'inzira imana iduciriye ko bikerenze ku buryo waje kwikanisa se ugasenga ukavuga ngo mana nzahure n'umugabo njye gukora ibyo ndakorana nawe ubundi amuha amafaranga ahubwo si ubwiye ko hari ibintu yakubwiye tuzakorana ashaka se iki si umuntu mwamukunda yavuga ngo dukundane kimwe nka by'inzozi zanjye kumva ko mugiye guhita mugira wowe wakundana n'umukobwa mu cyumweru kimwe mukamura aryamanye mukamukoza ibiki ibyo si bisabaga ibyumweru ntabwo uzi bamenyanaga n'abantu iminota ibiri agakora ibyo arakora n'undi bikarangira abo ngabo nyine se njye ni njyewe ahubwo twashaka ibyo gukora twashaka ikintu dukora kugira ngo zose igende neza ntabizi sinjya nsindwa nabahaye miliyoni70 kamu zo kugira ngo byibuze umukobwa niyo twakundana icyumweru twakundana umutima wanjye wamaze kumwiyumva muri pe kwiyumvisha ko nyine bwa rimwe umuntu nakunze bwa mbere mu mateka y'ubuzima bwanjye nta na rimwe nakundanye nawe ibyo bintu ntabwo byanyorohera kirama ku buryo ufata miliyoni 70 ukazishyura kugira ngo
utandukanye umugore n'umugabo urabizi ariko amafaranga na spendinze mu bakobwa n'abakunda n'undi bibare nkaho n'abanakundanye nawe tukagira ikintu dupfa tugatandukana kandi nawe dukunda ko nawe namuspendinza arenza ayo ngayo